Eva rata yahuraga na Nzungu 4 square wiki bahuriraga 4 square uvuga ngo bakaririye mu modoka ka mbere batangaye uyu ni je wari postinze uyu ni umugore wa Nzungu wa mbere jewe ndageze mu mugore wiwe sinzi ibyo bipapuro bampaye masinye ariya mu rukiko ariko uyu niwe mugore wiwe w'isezerano uyu niwe mugore wiwe ugiye kumuzarira uyu niwe mugore wiwe ahangaha noneho mubajije icyabiteye ego ubajije icyabi uravuze nuvuga ngo kutarukana cyangwa intambara yabaye mu muryango ntabwo bakiri kumwe biriya byamamare ego Eva ngo wabiteye byatewe nande Eva noneho ukuntu byagenze ego ngo ndahari twagiye ni kuvuga kuri iyi famille njyewe ikintu navugaga nk'uko nyine abantu bamaze iminsi bavuga yuko Eva na John batandukanye uri kumva ndakumva rero nimba Eva ari single mother ubu ngubu njyewe numva ko nta kosa yakoze nimba yahuye na Nuriya John kuko nyine yahuye na Nzungu kuko Eva nta kosa ndi kumubona njyewe numva byemerewe ahubwo ikibazo ni umugabo ufite umugore wagiye guca inyuma njyewe numva nta kosa afite Eva nta kosa afite umubiri none wari kugira ngo imbeho muri Amerika baho nta muntu umutsibura hano njya Safari yanditse ngo no I have not been hacked uyu ni Rabi uranyumva ko nkaya mase manuka stupid people so nukuvuga ngo tugiye kugaruka igiha hari ikintu uzi kuri Eva wa John hari ikintu muzi ho ndapfuye nukuvuga ngo inkuru bro uyu mwana afite agahinda umutima urababaye ariko tugaruke gato niba Eva yaratandukanye na John biri official Eva nta kosa afite afasha umukozi w'Imana muri mukubise hasi kanitare Kadete azanya andi makuru give me a second munyumve Jesus Kade we urampamagaye nuko ndi mu kazi nari gusobanurira bito narimenye mbwiraho gato ariko ndi live oya niba uri live namutinze bose nabamutinze uri wenyine okay twagiye nafunguye rero ubu nafunguye abantu mwandikemo mwese mushyiremo imiriro mureke twumve inkuru ivuye muri famille okay allez-y ijya mbere noneho mubajije icyabiteye ego ubajije icyabi uravuze nuvuga ngo kutarukana cyangwa intambara yabaye mu muryango ntabwo bakiri kumwe biriya byamamare ego Eva ngo wabiteye byatewe nande Eva noneho ukuntu byagenze ego ngo Eva yavuye aho yabaga muri Michigan ego yaratuye Michigan niho yabanaga na John ego wavuye Michigan yimukira muri Maine ego avuga ko aje gushaka akazi kubera ko muri Maine haba caregiver benshi noneho yaje nk'umuntu uhazi Nzungu ariko Nzungu bakaba bari basanzwe baziranye guhera mu Rwanda yaramucumitaga amakuru narayamenye komeza ibyo wenda ntabwo bizi ndi kubwira nk'uko uwo mubese yabibwiye ego noneho mu Rwanda akaba bari basanzwe baziranye n'Nzungu noneho urumva bigaragara ko yabajije Nzungu akazi Nzungu amubwira ko hari utuzi tuhari nawe ari kukaragenda no kwimuka sasa bakoze muri kampani urabona tuno tuzi tw'amacaregiver ukuntu ugenda ugakora ukagumayo ugafata 2 days 3 days uri mu kazi noneho Nzungu we yari yarabigize akora akagenda agaruka avuga ko ari mu kazi ari busy yapikinze amashifti ureva ibintu mwene byo basanga bari kubesa bari kumwe n'uriya mukobwa niba ari umukobwa niba uri umumama
n'uriya nyine Eva urumva rero intandaro naho byagiye bitangirira by'imiryango ni ukuvuga ngo mu mashusho yego Nyasafari wamuvugishije iwe ntabwo yanyitabye ariko namvugishije mu BRC so ni ukuvuga ngo niba byumvikana neza umuntu bita Eva niwe urangije urugo rwa Nzungu na Nyasafari urakoze cyane thank you uyu nguyu bamwita Kadete umwe sano yari imodoka akamurya n'ikibanza mukomeze tugende twagiye so tugende gatoya Godfather hano byaracitse ibintu byarakomeye Eva yatandukanye na John bamaze gutandukana ajya muri Tennessee hanyuma umugabo we John afata umwana mutwarira nyina muri New York ndapfuye ariko muzi kuvuga amakuru y'abandi muzi kuvuga amakuru yo mu ngo z'abandi kandi nizanyuzisha mwo kapfamwe so ahangaha tugiye kugenda gato Nyirasafari ntiwaba warafushe erega buriya gusharinga ntabwo ari bibi Mireille garuka Kadete fungura mic yawe Kadete open your mic nkeneye abantu bafite inkuru kuri ibi bintu tubaza neza kamera fresh ari muri video papa ariko tugarutse ku kindi kintu kimwe erega abagabo gucitinga ntabwo ari ikibazo abantu mwazamutse wete Kadete urahari abantu bamaze kuguforenga twara abangaba washyanowe nitamanuka Mimi wagiye mu cyayi ndakumanura sigaje guhamagara telefone ebyiri yo ko bakidira amajwi yandi nabonye andi majwi mfite reka nze ndeba abantu niba hano ari abantu b'abamama muzamuke turaza kureba urugendo rwa Eva kuva muri Afurika tureba urugendo rwa Nzungu kuva muri Afurika aba ni abantu babiri bashipinze papa do you have something to say about this? I actually do. Hari umuntu wazamutse ari kuvuga ngo it's not Eva's fault. Ni gute atari Eva's fault? Were ntabwo yari azi kuriya mukobwa yubatse. Yashakaga kujya like just because urwo rwapfuye ajye kwikiza abantu. That's not fair. Ntabwo bemerera. Eva ni umushyiraho amakosa. Uri kumwe? Eva hari umuntu yacitinze, hari umuntu yaciye inyuma. Hoya ariko yari azi ko ahantu uri harasakuza shaka ahantu utari mu rusaku Eva hari umuntu yaciye inyuma hoya ariko yari azi ko abantu yubatse unless atarabazi ariko si ubaye iki hagati nawe none se kangobazi Eva ari single ko bimeze hoya kuba single ntabwo bivuze kuri igicucu gute yari azi ko abo bantu bafite urugo bubatse yo ajya kurusenyura abizi aza kurusenyura gute dore ngo kubera urugo rwapfuye ntabwo bivuze ko yajya gusenyura urw'abandi ugize ngo iki kandi nta nubwo ari ukuvuga ngo ni abantu basi bari normal bari private let's say nta nubwo yari abazi right but bafite YouTube channels and things like that so agomba kuba abizi bari kukwandika ngo mbese yigeze afata Nzungu ku ngufu oya ntabwo yigeze amufata ku ngufu umuntu wazamutse ntavuge Kabebe urahari ese Godfather kuki utari kwibaza nk'aba diaspora bashipinga umutipe bari basanzwe akundana n'umukobwa bombi bari mu Rwanda bagira amahirwe bagashipingwa mu buryo butandukanye kuki mwumva bongeye bakihuza ari ikibazo ugeze gukira wumvishe neza cyane tuvuga umukobwa ari mu Rwanda akundana n'umuhungu ariko bose bagize amahirwe bashatse uburyo bashipingwa bihuje muri Amerika cyangwa muri Canada cyangwa n'ahandi nibongera bakihuza mwumva ari ibintu bidasanzwe cyane biratangaje nyuma numva ari ibintu bishoboka niba Nzungu yaraziranye na Eva bakiri mu Rwanda urwa Eva rugasenyuka kwihuza ndumva ari ibintu byari byoroshye ahubwo uwo mwana abirengaminiyemo uwo uri kurira uburetse gato umupanya asenyeye umumambure uretse gato nkeneye abantu ndashaka umuntu uzamuka bari ubikora guys mutapinge screen imbere yuko nkina aya majwi ko ari mu cyongereza bataza kuntibura bashobora kumfungira ndakina amajwi kuko ari mu cyongereza cyinshi cyane uyu mwana avuga n'icyongereza cyiza rero
uyu mwana avuga icyongereza cyiza cyane, ntabwo nshaka kugira ngo nkore ikosa. Mutapinge screen. Uyu bamwita Giselle, icyo nzi cyo Giselle ufite amakuru urayampa. Cadette muramwumvisha manje kuduha amakuru biri confirmed, ntabwo ari prank. Giselle uranyumva? Reka ndebe breast twagiye. Nyasafari yaje Amerika afite imyaka 2. None yazanye ibyo bintu by'imiteta akayizana ku mwana wariye kawunga imyaka y'ubuzima bwe bwose muri Kigali, agatekereza ko azamworohera. Nyasafari, icyongereza cyawe, waje ufite imyaka 2, uhuye n'umwana wakuriye Kimisagara, arya ubugari amanyura mande sumande. Wowe wariye inkoko urya hambaga. Watekerezaga ko umwana wariye kawunga atazuhura n'umwana basangiraga capati Nyamirambo. Alex, Oui. wakomeje gusaba kuzamuka kare, iki kintu gifite cyo kivugaho? Iki No sense. So tugiye kugenda gatoya rero. Eva warutuye Michigan. Eva uyu nguyu ni icyamamare. Umugabo we ntabwo ari umugarukiyo John, kuko ntabwo John muzi nk'umuntu w'icyamamare. Wasanga ari nayo mazina ye, ariko sinzi niba Eva ariyo mazina ye, wasanga ari stage name kuko yakoresha no kuri TikTok. No, this is no prank. Ntabwo ari prank. Mu dropping, mu tapping screen mbibone ko muri gutapinga bari mu sharing. So story teye irya rero. Urukunyumva no kuvuga ngo uyu mwana nkuko tumaze kubyumva. Cadette nava mu kazi mu kanya, uyu nguyu ngo ni nyina waba agiye kudukubita inkuru papa. Aba baranabyaye bro, bafite agahinja, ndebera couple, reba couple. Eva ni nk'ibisanzwe, ntabwo Eva ari kumubaraho ikosa ni kuyibara kuri aka kagabo. Ikosa ari kuri aka kagabo bita Nzungu. Uri Nzungu koko? Nzungu niwe nyiri mabi. Nzungu bashipinze. Eva nanjye nakurya. Antifaritombe. Abantu n'abagome. Abantu n'abagome papa. Umukobwa ati no, noneho umukobwa uburyo bivugamo nibyo bibabaje kurusha. So amakuru barambwira ko Eva yavuye muri Michigan akimara gutandukana nande, akimara gutandukana na John we. Ariko ikintu kintunguye, none se aya mavideo akora ngo nani ngo yasigaranye umwana, no kuvuga ngo uyu mukobwa nakuye mu mama dore hasi. God is forever. Ngo Eva rata yahuraga na Nzungu 4 square. Ngo iki? Bahuriraga 4 square, uvuga ngo bakaririye mu modoka kambere. Nzungu kurya Eva nta bintu byadanje birimo, nanjye nagutera umpaye kuko uri mwiza. Ariko bikavugwa ko aba bantu bavuye mu Rwanda, twumvikana ikintu kimwe, angaraza kuvamo isomo rimwe. Aba batipe bava mu Rwanda cyangwa abakobwa bava mu Rwanda ntabwo bashakana na type zabo. Ni jewe nshuti, ni jewe ntabwo bijwi ryanjye atangaye. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu. None se umugore wa Nzungu, uyu mwana aje muri Amerika afite imyaka 2 akavuga ikinyamurenge kimeze gitya, muze kunyandikira. Uyu nguyu niwe victime cyangwa niwe mugore wa Nzungu? Niba utazanyemo gufuha, niba wanafushye ubwo mugore rega musharinge, nta bintu byinshi abagabo barabuze. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere. Jewe ndigeze mu mugore wiwe. Sinzi ibyo bipapuro bampaye nose. Kano kagabo kageze muri Amerika, dore afite akada bagira ngo numubuhaza amaraso, amatama yarabyimbye, ndebera ameze nk'ingiri kuza. Ageze muri Amerika ashafasha umwana wagiye kumushipinga, ahise amujugunya ibisanga, ashayigira kureba Eva. Mu ndebere n'ukuri kw'Imana, dore kano kagabo, ndebera kano gatipe n'ukuri kw'Imana. Wabwanga ati we yubana n'umugore wawe kweri? Iyi famille kuko ufite famille nziza yubana nawe, ndebera vraiment abantu mukunda iki? Ndebera n'ukuri kw'Imana. Ndebera gahindutse y'umwana wafashe amafaranga ye aho kugira ngo afatemo mogeji akaza kukurongora vraiment. Atangaye. Uyu ni jewe wabipostinze, uyu niwe mugore wa Nzungu wa mbere. Jewe ndigeze mu mugore wiwe.
sinzi ibyo bipapuro bampaye nkasinye hariya mu rukiko, ariko uyu niwe mugore wiwe w'isezerano, uyu niwe mugore wiwe ugiye kumuzarira, uyu niwe mugore wiwe. Ahangaha ndashaka kumenya ko avuga ngo agiye kumubyarira yamaze kumutera inda. Nuvuga ngo Eva afite inda ya nzungu. Kuko listen to me here, mutwumvikane neza. Shipping, niba umuntu uri gushipinga hagarika shipping ugiye gukorera umuntu w'umugabo cyangwa umugore. Kubera ko abantu bose bashipingwa majority bahita bata abantu babashipinze. Ariko muzi ko muzasaza abantu.